Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ibiteho kandi bagirire neza, buri wese uko yifuza Imana yibone. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaye. Dushimye ko wabanye natwe ukaturinda. Mana, icyubahiro ni icyawe. Tugeze aya masaha rero tugiye ku mwuka w'abazima, shyirwa hejuru. Ntabwo ari uko turi beza, nta nubwo ari uko turuta abandi, ahubwo ni ubuntu n'imbabazi utugirira uko bwije n'uko bukeye. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru. Twese utuboneze rwose, dukure mu gahe wose watugaragayeho, twejeshe amaraso yamuriye ku musaraba i Golgotha. Ukimara kutubabarira, tuguhaye karibu n'ikaze, ngo nitubere umuyobozi muri byose, ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze kumvishe gusenga, ubu n'iteka ryose, amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo ya 74 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Njye mfite umukiza ujya umvugira ku Mana, n'inshuti idahana si nk'izo mu isi. Iteka arandinda akankingira ibyago, icyamuha akaba umukiza wawe. Njye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu ngo umwakire nawe niko ngusabira. Njye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu ngo umwakire nawe niko ngusabira. Nahawe ikibanza na Data wo mu ijuru, mu rugo rwe rwera kubw'umwana we. Azangezayo ngo tubane iteka ryose, icyampa ngo nawe tuzabaneyo. Njye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu ngo umwakire nawe niko ngusabira. Njye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu umwakire nawe niko ngusabira. Nzahabwa n'umwambaro mwiza wera cyane, twabacunguwe yatubikiyeyo. Njya ngira amatsiko nkawifuza mugenzi, icyampa ngo nawe uza wambara ubwo. Njye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu ngo umwakire nawe niko ngusabira. Njye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu ngo umwakire nawe niko ngusabira. Kuri ubu njya ngira amahoro mu mutima, hawe na Yesu umukiza wanjye. Atemba nk'uruzi ab'isi ntibayazi, icyampa ngasanga uyahawe nawe. Njye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu ngo umwakire nawe niko ngusabira. Njye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu ngo umwakire nawe niko ngusabira. Numara kumwemera umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo yakoreye. Usabe n'Imana ibahishurire Yesu, bahabwe ubwo buntu wahawe nawe. Njye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu ngo umwakire nawe niko ngusabira.
jye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe niko ngusabira. Dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana usanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 6, umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 12. Reka nsome mu izina rya Yesu. Kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose. Hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba, bava mu byo kwizera, bihandisha imibabaro myinshi. Ariko weho umuntu w'Imana ujye uhunga ibyo, ahubwo ukurikize gukiranuka, kubaha Imana, kwizera, urukundo, kwihangana n'ubugwaneza. Ujye urwana intambara nziza yo kwizera, usingire ubugingo buhoraho ubwo uhamagariwe, ukabwaturira kwatura kwizera imbere y'abahamya benshi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byinshi. Hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba. Ni ukuri impiya abantu benshi barazirarikiye, impiya cyangwa amafaranga abantu benshi barayararikiye batera Imana umugongo. Abantu benshi baraguye kubera amafaranga yatumye abavuga butumwa batera Imana umugongo bamwe na bamwe. Amafaranga yatumye abahanuzi bamwe na bamwe batera Imana umugongo kubera amafaranga, kubera ko bazirarikiye. Kubera ko iyo urarikiye impiya bituma uyoba, bigatuma uta umurongo wagenderagamo ukibagirwa ko uri mu rugendo. Ariko bene data, twebwe ntibikabe bityo, kubera ko amafaranga muri iyi minsi ari gutandukanya inshuti, amafaranga muri iyi minsi ari gutandukanya abavandimwe, amafaranga muri iyi minsi ari gutandukanya abana n'ababyeyi, amafaranga muri iyi minsi ari gutandukanya inshuti, amafaranga muri iyi minsi ari gutuma abantu bagambanira abandi, amafaranga muri iyi minsi ari gutuma abantu babeshya, amafaranga muri iyi minsi ari gutuma abantu bakora ibibi byinshi kubera amafaranga. Ni ukuri nimureke buri wese yitekerezeho, nabona hari icyo yakoze muri ibyo ace bugufi asaba Imana imbabazi, yongere asubire mu murongo, kuko dukomeze twirinde ikintu cyose cyadutandukanya n'Imana. Ni ukuri nimureke amafaranga ntadutandukanye n'Imana, kubera ko ibi ngibi ni ibyo ku isi. Amafaranga tuzayasiga, nta n'umwe uzayajyanayo, kandi nta rugero rukwiriye wageraho kumva ngo ugize amafaranga akwiriye. Igihe cyose iyo ukomeje kuyararikira ntabwo umuntu anyurwa, akomeza igihe cyose adasinzira, ahangayitse, akabura ibitotsi kubera gutekereza amafaranga. Dusabe Imana kunyurwa rero, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo kubaha Imana iyo bifatanyije n'umutima unyuzwe ngo bizana inyungu nyinshi, kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo. Nimureke rero amafaranga yo kudutandukanya n'Imana, amafaranga yo kudutandukanya n'abavandimwe, amafaranga yo kudutandukanya n'inshuti, kubera ko ntabwo twayazanye, nta nubwo tuzayavana mu isi. Imana itugirire neza. Ni ukuri buri muntu wese niyirinde ko impiya zamutandukanya n'Imana, ahubwo yegera Imana cyane, kuko ngo abantu bazirarikiye, abantu bazihanze amaso barayobye, bava mu byo kwizerwa ngo bihandisha imibabaro myinshi. Batera Imana umugongo kubera amafaranga. Ariko twebweho nimureke tubyirinde, ko Imana ikidushaka yavuze ngo ariko woweho muntu w'Imana ujye uhunga ibyo. Nimuhunga ibyo byo kurarikira impiya, nimuhunga ibyo byo gutuma hagira ikintu kibatandukanya n'Imana. Nimubihunge rwose, ahubwo
mukurikize gukiranuka. Buri muntu wese nakiranuke ku gato no ku kanini, ni ukuri, kuko muri iyi si turi abashyitsi, turi mu rugendo, ntawe uzi umunsi n'igihe. Nimureke rero dukiranuke, ngo dukurikize gukiranuka, kubaha Imana, twubahe Imana kandi tuyubahishe mu byo tuvuga, mu byo dukora, aho turi hose. Kwizera kandi twizere ko Imana iriho kandi ikora, kandi tugire urukundo dukunda abantu bose tutarobanuye ku butoni, ndetse n'abanzi bacu. Twihanganire ibitugerageza, twihanganire ibyo tunyuramo, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa ngo uyihanganire ibimugerageza, kuko namara kwemerwa ngo azambikwa ikamba ry'ubugingo. Nimureke rero twihangane kugira ngo tuzambikwe ikamba ry'ubugingo. Ngo ujye urwana intambara nziza yo kwizera, usingire ubugingo buhoraho. Ni ukuri, nimureke turwane intambara nziza yo kwizera kugira ngo tuzagire iherezo ryiza, kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Pawulo yandikiye Timoteyo, arangije aramubwira ngo narwanye intambara nziza, ngo narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ngo ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka iry'umwami wacu, umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Ni ukuri, nimureke turinde ibyo kwizera, turwane intambara nziza, dukiranuke nk'uko Pawulo yabyandikiye Timoteyo, ahasigaye natwe tuzabone iryo kamba ryo gukiranuka, tuzabone iherezo ryiza, tuzabone ubugingo buhoraho. Mu ndirimbo twaririmbye igice cya 4 cyatubwiye ngo kuri ubu njyangira amahoro mu mutima, ngo nahawe na Yesu umukiza wanjye, ngo atemba nk'uruzi, ngo abisi ntibayazi, ngo icyama ngo ngasanga uyahawe nawe. Ni ukuri, ntago izo mpiya cyangwa ayo mafaranga ntago yabasha kuguha amahoro. Nubwo hari ibyo agura, ariko ntagura amahoro, ntagura umunezero wo kuyararikira ngo agutandukanye n'Imana. Yesu wenyine niwe utanga amahoro yo mu mutima, kandi ayo mahoro atanga ngo atemba nk'uruzi. Ni ukuri, icyama nawe ukayahabwa. Aya mahoro Yesu atanga nta muntu n'umwe wayaguha, ntabwo ibyo utunze byayaguha, ntabwo impiya zayaguha. Ni ukuri, aya mahoro atangwa na Yesu wenyine, atemba nk'uruzi. Umuntu ufite Yesu aba agira amahoro yo mu mutima, atemba nk'uruzi. Abatari muri Yesu ntabwo aya mahoro bajya bayabona. Ni ukuri, icyo nkwifuriza nawe, aya mahoro Yesu atanga nayaguhe. Ureke kurarikira impiya ngo zikubuze amahoro, zikubuze gusinzira, zigutandukanye n'Imana, zituma ukora ibibi. Ahubwo we muntu w'Imana, hunga ibyo bibi, ahubwo ukiranuke, wubahe Imana, ugire urukundo, wizere, urwane intambara nziza kandi wihangane. Imana izakugirira neza, Imana nikomeze itugirire neza. Inyikirizo yavuze ngo njye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, ngo mwakire nawe, ngo niko ngusabira. Ni ukuri, utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ngwino umwakire. Ni ukuri, kwa Yesu hari umunezero, kwa Yesu hari amahoro, kwa Yesu hari umutuzo, kwa Yesu hari ukugubwa neza. Ibyo waba uri kunyuramo byose, iyo uri muri Yesu ubitambukamo neza kandi bitaguciye intege, bigatuma ukomeza n'uru rugendo ukazarusoza amahoro. Ngwino rero kwa Yesu umwakire utari wamwakira. Igihe cyawe ni iki, ngwino wakire Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, nawe aya mahoro atemba nk'uruzi uyakireho. Imana itugirire neza. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye, witwa ndiho n'ujya uhinduka. Ijambo ryawe ratubwiye ngo kuko kurarikira impiya ari umuzi w'ibibi byinshi, umuzi w'ibibi byose. Ngo bamwe barazirarikiye barayoba, ngo bava mu byo kwizera. Mana, turakwinginze kugira ngo uturinde kurarikira impiya ngo tugutere umugongo, ahubwo duhe guhunga ibyo bibi, duhe guhunga kurarikira impiya,
uduhe gukiranuka mwami, duhe gukiranuka, uduhe kukubaha, kwizera, kugira urukundo, kwihangana no kurwana intambara nziza kugira ngo tuzabashe kubona ubugingo buhoraho. Duhe imbaraga mwami, dushoboze. Sengera abankurikiye n'abari kubagenzereza, ubahe imbaraga kugira ngo mwami Imana bakore ibi byiza ushaka, bakiranuke ku gato no ku kanini, bagire urukundo, bihangane kandi barwane intambara nziza kugira ngo bazabone ubugingo buhoraho. Mwami, amahoro utanga atemba nk'uruzi nabo nibayahabwe mu izina ryawe. Data mwiza, komeza ubiteho, uburinzi bwawe babeho, ubatwikiriza amaraso yawe mu izina rya Yesu Kristo, bakure imbaraga z'umwijima, bakure imbaraga za Satani, imbaraga z'Imana n'amaraso ya Kristo abatwikire. Uburinzi bwawe nibabeho, bahe gusoza umwaka neza kandi uzabahe gutangira n'undi neza. Kiza abarwayi, mwami, wakoze ikiganza cyawe gikiza, komeza wagura umurimo wawe, ugabanya abarimbuka wongera abakizwa. Mwami Imana, batarakumenya bahe kukumenya, batarakwakira nk'umwami n'umukiza ubahe kukwakira. Mana, dusengeye ubugingo bwacu niburindwe nawe kuko ari bwo buzakubona. Data mwiza, dusengeye abafite intimba n'agahinda, aya mahoro utanga atemba nk'uruzi nabo nibayahabwe mu izina ryawe. Data mwiza, gukomeza uhisi amahoro kandi Mwuka Wera naza aherekeza iri jambo rikora icyo wagambiriye. Byo misenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Mwakoze cyane kubana nanjye muri uyu mwanya. Imana y'amahoro ikomeze ibaho umugisha kandi biteho, buri wese uko akeneye Imana yibone, uburinzi bwayo nibubabeho ubu n'iteka ryose. Naho ubutaha, bye.